bavandimwe uyu ni umuti ukomeye cyane mujarrab. Mbere yuko tujya mu yindi miti, nigeze kubikomozaho muri darasa yashize ndi kuvuga ngo abantu bagiye barya ibiryo biteguye, bamwe ibinyobwa biteguye birimo utuntu dutandukanye ndatuvuga. Ziriya ni asbabu, buri umuti wa mbere n'uyu. Ziriya ni asbabu zemewe, ntabwo twavamo ntabwo ari asbabu umuntu atakora, yazikoresha. Ariko mbere yuko ujya kuri ziriya asbabu, kuko abantu bakunda kwihutira ibintu ngo bifatika, ngo bino binini rimwe n'ibindi byamuteza ibibazo, cyangwa se ngo iki, ngo nufata nk'indimu ukavanga n'igitunguru. Sawa, ibi ngibi nabyo biri mu biremwa by'ibimera Allah subhanahu wa ta'ala yaremye, yewe byanakora n'izo mpamvu. Ariko impamvu ya mbere ya kiimani, umuyisilamu umuvugabutumwa agomba kwihutira kubwira abantu mbere yuko abajyana mu bindi ibyo ari byo byose, ni iyi ngiyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi hadana lil islam وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، تكتكون دوشيمي الله سبحانه وتعالى ووتيو ويكو إسلام الدين نزيزة الدين التوحيد. turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yahundagaza amahoro n'imbabazi bye ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiyo n'abasangiranye ndo biwe n'abamukurikiye n'abazagumya kumukurikira no kumukurikiza kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma. Abavandimwe wa Islam, hari umuyisilamu wabajije ku cyitwa itende za ajwa hamwe no ku mazi ya Zamzam. Ibisobanuro by'ibyo bintu ko ari bibiri, arangije anabaza muri rusange umuti urambye w'umubiri mu buryo bw'imbaraga n'imitekerereze myiza n'ubuzima buzira umuze. Ni uwuhe muti w'umubiri kugira ngo umubiri ugire imbaraga, ugire imitekerereze myiza n'ubuzima buzira umuze? Subhanallah, mbere yuko nakomoza kuri ibi bintu, bavandimwe wa Islam, nagiraga nibutse yuko iki ni ikibazo wenda gikomeye, ni ikibazo gikomeye cyangwa se ni ikibazo cy'ingenzi. Ni ikibazo cy'ingenzi uyu muyisilamu yarabajije, n'ibisubizo byacyo birahari. Ibisubizo birahari kandi byumvikana. Icyo nagiraga nkomozeho kuri ibi bibazo byiza no ku bisubizo umuyisilamu yakungukamo, yabajije ku bintu bitatu, ariko wenda niyo nahera ku cyambere. Icyafasha umuntu kugira imbaraga z'umubiri muri rusange. Bavandimwe wa Islam, hari umuyisilamu wigeze kumbaza ikibazo giteye gutya, ariko yanakomozaga ku bintu bigendanye n'urushako. Nuko nza kumubwira yuko igisubizo kiri muri Qur'an. Hari umuntu twigeze kuganira avuga ku by'imbaraga, ibi ngibi bakomozaho imbaraga z'abashakanye, mubwira ko icyo gisubizo Allah subhanahu wa ta'ala niwe wagishubije. Aratangara ngo ntabwo bishoboka, ngo mbese byaba byaravuzwe muri Qur'an gute? Ndamubwira birimo, kandi abamenyi bagaragaje ko birimo. Ikibazo gihari ni iki? Nuko iyo umuntu muhaye igisubizo agifata nk'ibintu bisanzwe, ahubwo abantu bakumva ko wakababwiye umuti rimwe na rimwe ufatika, cyangwa se bashaka kumva, cyangwa iyi miti iriho y'iki n'ibindi byo bashaka kumva.
طبعا duhereye ku mbaraga yaba iz'umubiri kugira ubuzima buzira umuze, yaba imbaraga hagati y'abashakanye, haba imbaraga zo gukora imirimo, yaba imbaraga zo gukora akazi mu buryo bwinshi n'umubiri kutarwaragurika n'ibindi. Nusoma surati Hud ukasoma aya 52, Allah subhanahu wa ta'ala yavuze kuri Hud ariko byira abantu be, ariko berekeza ku Mana. Hari ijambo rikomeye yababwiye, yarababwiye ati wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. kubyumve neza, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Iyi ni aya ikomeye cyane ku muntu wari wese ushaka imbaraga z'icyari cyo cyose, yaba iz'umubiri, yaba iz'akazi, yaba iz'urushako, yaba iz'iki. Iyi ni nasu muri Qur'an, nicyo gisubizo kuri wa wundi wacyumva neza. Ikibazo rero kibaye, ikibazo umuntu amaze gusobanukirwa ibintu nk'ibi ngibi, uyu ni umuti ukeneye kwanza ko uba ufite imani iri safiya. Ni umuti ukeneye kuba ufite imani ikeye iri safi, idafite ugushidikanya, idafite kuvuga atari ko byo gukekeranya. Uyu ni umuti kabisa. Yavuze ngo iki? Yaravuze ati yemwe bantu banjye nimwicuze ku Mana, nimukore istighfar, indimi zanyu zihozeho gusaba Imana imbabazi, astaghfirullah 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 cyane ku ndimi zanyu. Thumma tubu ilayhi, nimurangiza mumwicuzeho mukore tauba. Ahangaha istighfar na tauba binajyana na adhkar, tumvikane neza, binajyana na adhkar. Avuga ati nimwicuze ku Mana umuremyi wanyu, mukore istighfar, mbese munajyane na adhkar. Bizagenda bite? Ngo nimwicuze musabe imbabazi ku muremyi wanyu, munamwicuzeho, ngo yursilis samaa alaykum midrara, ngo Allah subhanahu wa ta'ala azabahereza imvura nziza, azabahereza imvura nziza, muzakuramo amatunda y'ubuzima bwanyu, ubuhinzi bugende neza. No munsi hari ibihugu Allah subhanahu wa ta'ala atabitabara ngo abihe imvura, nta kaga gakomeye cyane. Ibi ngibi cyo nshaka kuvuga, ibi ngibi ntabwo bikeneye ubushakashatsi. Ikibazo abantu barabyirwa ibintu bya Mwenyezi Mungu kubyumva, bakaba batabyemera gutya tubibasomeye ngo paka babone ubushakashatsi. Kubera iki? Mustawana imaniya dhaifa, urwego rwacu rwa imani ruba rukiri hasi. Ubundi umuntu uzi agaciro ka Qur'ani n'uwayivuze iki ngiki kicyumva ntabwo akeneye ubundi bushakashatsi. Ubwo byumvikane, uretse turahagera mu kanya. Nyamushaka imvura nziza, nimukore adhkar, mukore istighfar, mukore tauba. Umva ngo wayazidukum quwwatan ila quwwatikum, ngo nimukore ibyo ngibyo Allah subhanahu wa ta'ala azabongerera imbaraga kuzo mwari mufite. Ngo utubaraga dutoya wari ufite wewe twakimuntu witwarika kuri kiriya kintu, Allah subhanahu wa ta'ala azakongerera imbaraga nyinshi. Iyi ni aya ntabwo amagambo yake. Surati Hud aya 52. Allah niwe yivugiye ngo azabongerera imbaraga, yaba iz'akazi, yaba iz'imirimo, yaba iz'ubwenge, gukora istighfar, adhkari, tauba. Ubona amafunguro, icyo cyo cyambere niyo yamvura nziza, warangiza ukabona n'imbaraga. Umuntu ukora istighfar uze neza, agakora adhkari ze neza, akakora tauba akayihozaho, uwo nguwo Allah mwemereka azamuha amafunguro akamuha n'imbaraga z'umubiri nizo gukora ibindi byari byo byose. Arangije aravuga ati wala tatawallaw mujrimin, muramenye ntimuza subireyo cyangwa se ngo mwigomeke ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala mu binkozi z'ibibi, muzabura riziki nta n'imbaraga muzagira. Bavandimwe b'Islamu, iyi aya ni aya umuntu ashobora kubona ko ari aya ntoya iri aho ngaho, ariko ni aya ikomeye cyane, inasobanutse.
ni ukuvuga ngo igihe umuntu yaba multazim kuri adhkar, umaze gusari ziriya adhkari z'iswala urazikoze, adhkari za nimugoroba za mu gitondo uzigenderaho, usoma Qur'ani cyane, iyo ugiye kuryama ukora adhkar, ururimi rwawe ruhora rutose kubera adhkar, rukora istighfar. Shekhe nukora bino bintu bikora ukwezi kumwe amezi abiri, ukore adhkari zawe neza, usome Qur'ani yawe neza, yani ziri adhkari zose uzikore neza, ube umuntu wa adhkar, ube umuntu ukora istighfar, ube umuntu wa tauba. Mwanabizi Ali bin Abi Talib na mama Aisha igihe bajyaga gusaba Rasul sallama ngo bashaka umukozi, Rasul yarababwiye ati mukore adhkar, subhanallah 13 alhamdulillah Allahu akbar, mukore adhkar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, n'izindi adhkar nziza, subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala ngazabaha imbaraga. Bavandimwe, uyu ni umuti ukomeye cyane mujarrab. Mbere yuko tujya mu yindi miti, nigeze kubikomozaho mu darasa yashize, ndi kuvuga ngo abantu bagiye barya ibiryo biteguye, bamwe ibinyobwa biteguye birimo utuntu dutandukanye ndatuvuga. Ziriya ni asbabu, buriya umuti wa mbere n'uyu. Ziriya ni asbabu zemewe, ntabwo kavuga ngo ntabwo ari asbabu umuntu atakora, yazikoresha, ariko mbere yuko ujya kuri ziriya asbabu, kuko abantu bakunda kwihutira ibintu ngo bifatika, ngo bino binini rimwe n'ibinini byamuteza ibibazo, cyangwa se ngo iki, ngo nufata indimu ukavanga n'igitunguru, sawa, ibingibi nabyo biri mu biremwa by'ibimera Allah subhanahu wa ta'ala yaremye, yewe byanakora n'izo mpamvu. Ariko impamvu ya mbere ya kiimani, umuyisilamu umuvuga butumwa agomba kwihutira kubyira abantu mbere yuko abajyana mu bindi ibyo ari byo byose, ni yingiyi. Ngo ndakeka kuri iki ngiki umuvandimwe yaragisobanukiwe, niyo nama nge natanga. Naho ndakunda cyane cyane kugaruka kuri ibi bintu ngo umuntu abyinjiramo cyane, ariko niba wasobanukiwe iyi aya, weho yikorere tajuruba, icara wera kuvuga ngo nukugerageza, bikore kubera Imana, kore kubera Imana, ukora izindi asbabu Allah yakubye nazo wera kuzireka, ariko iya mbere, sababu ya mbere yigiriye yogarukira Allah, ugire Imana, ukore adhkar. Umuntu ukora adhkar ku gihe, Allah subhanahu wa ta'ala mukiza ubunebwe, Allah subhanahu wa ta'ala mukiza iminaniro, Allah subhanahu wa ta'ala muha imbaraga. Ibi ni ibintu bizwi. Ubwo biramutse byanze byaba biri muri qadar Allah subhanahu wa ta'ala, wabuze impamvu, ariko uyu ni umuti Allah twihereye. Mbere yuko abaganga basinze imiti y'ibimera, y'imiti y'iki baduha imiti, uyu ni umuti Allah atwihereye. Icyo ngicyo ndakeka cyumvikanye. Sawa. Kugendanye na ajwa yabajijeho nawe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze kuri hadisi iri kwa Bukhari ngo man tasabbaha kulla yawmin 7 tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dhalika al-yawm summa aw sam, la yadurruhu fi dhalika al-yawm summun wala samun wala sihr. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze yuko ngo umuntu uzabyuka akabyuka ari kurya itende 7 zo mu bwoko bwa ajwa, ngo ntabwo kuri uwo munsi icyitwa isumu cyamugiraho ingaruka. Ni ukuvuga ngo niyo yahabwa isumu ntabwo yamufata, cyangwa se ngo uburozi ntabwo bwamufata. Mbere yuko twakivuze ahangaha, urumva ni hadisi ya Mtume isobanutse, man tasabbaha kulla yawmin 7 tamaratin ajwa lam yadurruhu aw lam yadurruhu fi dhalika al-yawm summun wala sihr. Sammun wala sihr, ushobora kuvuga sammu cyangwa summu. Naam, iyi hadisi irasobanutse, n'umwemeramana agomba kuyemera gutya. Ahubwo twe tukareba itende za ajwa ni zimeze gute. Itende za ajwa ni itende zikomoka cyangwa se ziva ku butaka bwa Madina. Izo tende zikunda kuba zigiye kwirabura,
wumva mu kanwa zikomeye, nizo tende za ajwa. Abamenyi bakavuga ngo iri tegeko, hadisi yagaragaje ajwa, ngo hari hadisi zindi zakomojeho yuko hadisi ivuga ngo sab'a tamarat min tamril aliya. Iyi hadisi igaragaza ko ni tende, abamenyi bagasobanura ngo ni tende izo arizo zose kutabonye ajwa nazo zakora. Bakavuga ati nazo zakora. Rasul sallam yaravuze ajwa nk'urugero, ariko n'izindi zakora, n'ubwo bwose hari aberekanye yuko icyavugaga ahangaha ni ajwa y'i Madina, abo nabo barahari. Ubwo rero wayibona, tunibutsa yuko hari abaza bakabeshya bagira ngo bakore business, bakoresha nk'izitende ni ajwa, rimwe na rimwe babeshya, abo nabo batinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Bamwe mu Islam, iyi hadisi irasobanutse. Navuze ngo ikitwica dukenera kwanza ngo kubanza ngo tubyirwe, ngo mbese ngo abaganga barabipimye, ngo abaganga babonye si ko ari byo. Ibi ntabwo bikeneye ubuganga ku muntu wamaze kumenya ngo hadisi iri muri Bukhari, ni hadisi iri sahih, ntabwo ikeneye ubundi kuyireba ngo imeze ute. Yayakiye byarangiye, yayakiye byarangiye. Nubwo bwose abaganga, bamwe mu baganga bemeranyije neza yuko amaraso yamaze kwivanga n'itende ya ajwa, ubushakashatsi bw'abaganga benshi bwagaragaje yuko amaraso yamaze kwivanga na ajwa, nibyo koko ntago byakwemera ko isumu, cyitwa uburozi, cyahungabanya ayo maraso. Yaba ari isumu n'uburozi busanzwe bw'amashitani n'amajini, biragoranye ko byahungabanya uwo mubiri. Barabyemeranyije, banagaragaza yuko indwara nyinshi bagaragaje ko zivurwa n'iyi ajwa igihe yaba yamaze kwivanga n'amaraso. Bavuzemo indwara z'amakanseri, bavuzemo indwara z'amaraso, ama-infection y'amaraso, imivuduko y'amaraso, bagaragazamo indwara z'imyanda mu mubiri, yuko izi ajwa n'itende zisohoreye imyanda. Bagaragajemo ko ajwa yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ubwo ni ubudahangarwa bw'umubiri ajwa yongera. Ubwo banagaragaza no ku bagore batwite ko bifasha kubyara neza. Ibi byose abaganga bagiye babyerekana. Mbere yuko tujya ku baganga, turi kubisubiramo, manza wemere ko ikintu Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakubwiye ko ari ukuri. Iyo cyo ndakeka kiri gusobanuka. Iyi ajwa rero uwayigira umuti akajya yirya buri munsi, ariko taban iyo twibutsa banga tuributse no ku bantu badafite ibibazo by'amasukari, kuko nabo niba wumvisha hadisi nk'ingiyi, ariko nawe ugomba gukora iki? Kwirinda, were kwibagiza hadisi kubwira iti la darara wala dirara. Itende ni isukari, ushobora kumva hadisi kucyamurikanye ibinjya cyane, nubwo se ari umuti, nibyo turabyemera, ariko noneho ufite indi hadisi iri kutegeka kwigengesera mu gihe waba ufite ibibazo by'amasukari, utayirya mu gitondo ukibyukira amasukari yakazamuka, ngo wumvishe ngo hadisi ivuga gutya. Nabyo ugomba kubigereranya, ukarya mu rugero. Niba zirindwi zaguteza ikibazo, byose iyo umuntu yigisha agomba kubyibutsa umuntu. Ariko icyo twemeye iyi hadisi, insha Allah, waba ufite ibibazo by'amasukari yazirya gutya akanywa amazi menshi, jayid. Ibiro byumvikane ko iki ngiki tukivuzeho ni umuti ukomeye cyane. Ajwa muri tib an-nabawi, mu miti y'intumwa y'Imana Muhammad salama, n'abantu bajya bakunda iyi miti kuyibaririza, irahari. Na Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya hari kimwe mu bitabo cye yagaragajeho ibigendanye n'iyi miti iboneka muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya laita abantu bayikunze bakajya bayivurisha kurusha rimwe na rimwe uko bakoresha imiti ya chemical, byaba ari byiza. Nubwo bwose n'indi miti ma farumasi n'iki nayo utavuga ngo hari icyo itwaye mu gihe idafite ingaruka ku mubiri w'umuntu kandi yarakozwe mu bintu gikoze byemewe. Iyo hadisi nayo turayisobanuye, ni mujarrab. Icyanyuma yabajijeho ni kigendanye na ma'u zamzam. Abavandimwe b'Islam, hari hadisi ya Jabir iboneka kwa Ibn Majah na Imam Ahmad yayikomojeho. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavuze yuko ngo ma'u zamzam lima shuriba lahu,
ngo mu by'ukuri ngo amazi ya Zamzam ngo iniya uyanywanye, iyo ugiye kuyanywa umugambi runaka, ufite umugambi runaka, ngo ayo mazi yagufashe kuri uwo mugambi runaka, ngo ayo mazi yaragufasha, yaba impamvu yuko icyo ngicyo uyanyweye ushaka kiba. Kaza gusobanuye, niba ugiye kunywa amazi ya Zamzam wagambiriye yuko ushaka ko yaba impamvu yuko ukira, yakubera umuti w'indwara runaka, akaba ariyo niya yawe, wabivuga ugiye kuyanywa, kuko mwe mu bamenyi babikomojeho nka Sheikh Abdul Razak hafidhahullahu ta'ala, yabikomoje avuga ati ukaba ufite niyati, hari uburwayi mfite, ndanuye ngo aya mazi ya Zamzam yambere umuti w'ubu burwayi, ubwo Zamzam lima shuriba lahu, amazi ya Zamzam yarakora, yaragufasha kuri icyo ngicyo uyanyweye kubera cyo. Binumvikane, niba unyweye amazi ya Zamzam liquwwati adh-dhakira aw lighayrihi, ugamije kugira ngo ujye ugira imbaraga zo guhifazi cyangwa se imbaraga z'umubiri w'umubiri, yaba ibyo kubaka urugo cyangwa se ibindi by'akazi, ubwo turakubwira ngo Zamzam lima shuriba lahu, amazi ya Zamzam yatunganya, yaba impamvu yo kugufasha ku cyo uyanywereye, umugambi iyo uyanyweranye n'izindi mpamvu. Niba unyweye amazi ya Zamzam hari umutihani, hari ikigeragezo, hari ikizami kikuri imbere, hari akazi ushaka, ugasaba Allah subhanahu wa ta'ala kuri aya mazi ko yagufasha, ubwo Zamzam lima shuriba lahu. Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri yaravuze asobanura kuri kino kintu, aravuga ngo natangajwe n'umwe mu bantu bambwiye, yani ingaruka cyangwa se uburyo iyi hadisi ikora ikomeye cyane. Aravuga ngo hari umwe wanyweye amazi Zamzam, aravuga ati sharibtu ma'a Zamzam litahqiq at-tawhid, ngo ngewe nari mfite ibibazo muri tawhid. Ashobora kuba afite imwe mu myemerere wenda itari ku murongo y'abasufi cyangwa se y'abantu batari ku murongo, aravuga ati nza kuzanywa amazi ya Zamzam kugira ngo mbe umuntu wa tawhid wa nyawe, Allah subhanahu wa ta'ala aramfasha mba umuntu wa tawhid. Niko uwo mugabo cyangwa se uwo muntu yamubwiye ati sharibtu ma'a Zamzam litahqiq at-tawhid. Ubwo rero aya mazi ya Zamzam nayo rero kuba ari wese ufite ibibazo, ariko bisharti ntabikore ari kugerageza ngo reka ndebe ngo hari amawiza numvishe ngo baravuze ngo Zamzam ngo uyinywe ngo ufite ibibazo by'uburwayi, ufite ibibazo byagucya na gucya, ufite ibibazo byagucya na gucya, ngo reka mfe kugerageza ngo ndebe. Ahanga ntabwo ufite ya imani iri khalis, ufite shaka. Iki ngiki ntacyo bigufasha. Iyo ubikoze ufite ikhlasi kwa Allah, utuje, byanze bikunze ubona amatunda. Ubwo rero biremewe ko wajya kuyanywa ufite niya gusa ku mubiri cyangwa se ku mutima, ukayanywa ugamije niya yawe ko Allah korohereza ngo ugere ku kintu, nk'uko wajya no kuyanywa ya niya ikajyanana n'idua, Allahumma ij'aluhu shifaa li, mana aya mazi yagire umuti wanjye kuri ABCD. Nabyo ramutse uvuze ibyo ngibyo, kubera ko hadisi zirahari nta kibazo. Hari na hadisi yindi imwe Imana ivuga ati innaha baraka, mu by'ukuri ni amazi y'umugisha, wa innaha ta'amu tu'um wa shifa suqum, ngo ni amazi y'umugisha, ngo ni n'ibiryo. Ta'am ni ibiryo biribwa, umuntu amazi yayanywa akarya bikameze nk'ibiryo ariye, ngo ni n'umuti ku ndwara. Hadisi nayo irahari, hadisi nayo irahari bavandimwe b'Islam. Ubwo rero amazi ya Zamzam ubundi hari ibintu mu Islam ukunda sunna atajya abura mu nzu ye. Amazi ya Zamzam aba yafite, niyo yamara n'umwaka n'imyaka 2 aba yafite tuyeri moto, ko ni baraka. Umwana yarwara akamugira simidwa kuko amazi ya Zamzam, undi agira ikibazo akamugira amazi ya Zamzam. Ariko ikibazo bavandimwe b'Islam, ikibazo ntabwo ari izi materiyo turi kuganiraho. Ikibazo ntabwo ari izi materiyo, ibintu bifatika turi kuganiraho. Ikibazo ni imani ugiye kubikorana nabyo, kuko ni nayo ituma Allah subhanahu wa ta'ala gukiza. Ibi ngibi byo ni impamvu. Iyi imani iri ku mutima wawe niho hari ikibazo ubundi. Ariko ubundi aya mahadisi kuyamenya no kuyasobanukirwa
ni meza. No muri tibu nabawi mu miti mw'Imana Muhammad sallallahu harimo ibintu byinshi cyane. Uyu nguyu wenda ntabwo ari umwanya wo kubirondogora byose rimwe na rimwe dusubiza bishingiye ku byo batubajije, kandi muzajya mwihangana. Numvaga ibi ngibi inshallah ta'ala byari bihagije kubashobora kubyumva no kubigenderaho. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.